Hanzi njya mfana nuko ameze nk'aho yavuye mu kazi bamwita Riderman Riderzo kamba ku ruhanga nabwo uri kugira umwami mu gihe udafite inama nabwo wakitwa umushumba witwa igiti gute nta mizina n'amashami nacyo bivuze kuvuga igihe udafite abakumva. Mfite indirimbo nuko ikiri muri studio nyine ariko ndi mu buryohe nahawe na Allah endi mada abareba hirya n'abareba hino muhindukire muze murebe ndi mu buryohe umwana namubashije ati imbere yawe ubona ndi iki umwana n'amaseka menshi cyane ati nge mbona uri isi ati cyura gikoze dari muri iyi minsi mfite itinza kugira misi ubujye uvuga nibisanzwe amajwi y'ababebi yose numva ari nka base umwana mwiza nkaho ufite buri. IT Perito mu kazi bamwe batireka ibintu bya YouTube imyaka 2 ishize passion tirekareka maze nge na team turongera twegura ibikoresho ikaze rero mu isi y'imyidagaduro aho tugiye kuganira n'umutumirwa wacu. So watangira wibwira abakunzi ba Perito TV show. Nitwa Nizeyimana Swahaba ariko abantu banzi ku izina rya Galaxy. Swahaba ni muntu ki? Swahaba ni umuntu ukunda siporo cyane haba izo kwiruka haba n'izi ngizi zo kuri skate nkuko mubibona ndakeka ari ibyo ngibyo. Okay, it's fine rwose nakubonye umuvinga hano Rubengera Karongi uri gukora siporo mu muhanda wa kaburimbo habe mu marompo ukata n'imodoka. Ese siporo nkiriya kugira ngo byisangemo byatangiye gute? Nakuze ari ibintu nkunda nyine nabona umuntu urimo akora zira siporo nkumva namukurikira hagiye hose nyine urumva mu gihe mbonye ubushobozi bwo kuzigura ndavuga ati reka nanjye ngure zira nkweto nge nkora zira siporo. It's very fine. None se ninde muntu ufata icyitegererezo wenda ukora uriya mukino wa skate nk'ukora nawe? Ntabwo muzi izina ariko hari umuntu wigeze kuza twara abana twarabyirukanye aza mu karitsiye azizanye azizanye ndavuga ati ariko ni gute ngewe nyine nkajya nigwa mwirukankaho kugira ngo ndabati nanjye reka nzigure. Niwe mbese muntu nabirebeyeho kuko nabonaga abantu bose bamushagariye nkavuga ati reka nanjye nzazigure. Ese uyu mukino wa skate ukibitangira inaha cyangwa hari ahandi abitangira ushikina usa n'ukomeza talent yawe? Nabitangiriye inaha kuko urumva naje inaha kuri muri Rubengera Karongi. Nibwo naje nyine ubwo hashira iminsi nyine nabwo mbona undi mutipe uzifite numva nyine ni ibintu bakomeje kunkundisha ubwo nanjye ubwo ndavatereka ngiye kuzigura ubwo ndazizana ndazigisha najya nkunda kutuvideho mbese ibintu nk'ibyo nkahamagara n'abandi nyine bazikoresha bakambwira. Reka dusa n'abaganira duciringe iyo bavuze umukino wa skate cyangwa se kugenda kuri ziriya nkweto zifite amapine mu magambo make wumva iki usobanuye iki kuri weho nk'umuntu usa nkaho uri muri iyo industry y'uwo mukino? So skate ngewe uburyo nyikunda ku rwego rwo hejuru kuko ni umukino ubwawo buryoheye amaso uretse no kuburyoheye amaso unagira akamaro kanini nyine mu buzima bw'umuntu kuko ni siporo irambura ingingo zose mbese biba ari ibintu byiza cyane. Okay, jewe kubonye uri kuri tere nigeze kubundi urimo wihuta usa n'uri kumwe n'igare nkabona wanarisize. Iyo uri mugenda nka kuriya nta risk bambaza accident dushobora kugira mu muhanda? Urumva uko umuntu agenda akora ibintu nikagenda bimenyera urumva iyo aribwo bwa mbere ugiye mu muhanda hari n'uburyo ubona imodoka ukareka zikabanza zigahita ariko nyine uko ugenda ubimenyera bugera ukumva ari ikintu gisanzwe. So iyo urimo rero ugenda na skate wirukanka usigana n'amagare uba wiyumva ute weho? Mba numva ari ibintu byiza cyane kuko mba numva nta kibazo nyine ni nko kugenda bisanzwe ni nkuko natwara ikinyabiziga bisanzwe kuko mba numva ari ibintu nta kibazo mbese muri make. Ese nk'umuntu wakwifuza wenda kuba yamenyera kuri skate wamubwira iki? Ese ni umukino woroshye cyangwa
ni ibintu byoroshye kubimenya cyangwa nawe byagutwaye igihe kinini ku buryo bisa nk'aho ari nk'ibintu bitanashoboka wadusangiza? Sinavuga ko ari ibintu byoroshye ariko nanone ntabikomeye kuko icyo umuntu ashatse uko cyagenda kose arakimenya. Urumva skate kuba narakuze nyikunda byaje kuma umuhate wo kuba nayigura nkayiga. Urumva rero umuntu waba ushaka kuyiga nawe ntabwo namuca intege kubera ko nyine biba bigoye kuba umuntu yafata umwanzuro ngo agiye kugura skate. Biba ari ibintu bigoye cyane kuko abavuga ati nzashobora kuyigendaho, akavuga ati se niba binyigisha nzabimenya, ariko biba ari ibintu byoroshye iyo nyine ubikunda. Byiza cyane. Dusanzwe tuzi yuko inkweto z'abatipe ubusanzwe zihenda, none se skate nk'izo umuntu agiye nko ku isoko ibiciro byazo bihagaze gute? Skate nazo ziba zenze bya danje zirahenda kuko skate ushobora kubona muri makeya najya mu 120 gutyo. Ndakeka ariyo ya make yabinahari. Actually hari abakunzi ba skate bakunda kwibaza ese ifitse nk'ahantu hamanuka ubigenza gute? Ese igira feri nk'uko n'igare rigira feri watangira utwereka? Skate mu binyabiziga ahubwo bigira feri za danje ku buryo ushatse guhagarara murabona do iyi aba ari feri. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ugize gutya amapine yose amera nk'aho agiye mu kirere murabibona. Noneho hano harimo akaboro gahita kabana rino ry'inyuma, murabona ko harimo rasoro. Ubwo rero igahita ihagarara. Hari abantu benshi bajya babigiraho ikibazo ngo skate nta feri. So twihuse cyane rero mu myidagaduro habamo siporo, hakabamo imikino nka football, hakabamo abahanzi. Ese ari siporo n'ibintu by'imiziki n'abahanzi ni iki ufana weho? Nicyo ukunda? Ngiye ikintu mfana nkunda umuziki cyane ku rwego rwo hejuru. Niyo ndi muri siporo sinshobora gukora siporo nta muziki. Umuziki nawo ndawufana ku rwego rwo hejuru. Umuziki nawo urawufana. So IT Peloton mu kazi igihe cyose nkunda kugira challenge mpereza umuntu uri imbere ya kamera. Bibi bintu ukunda haba ahantu watura kurusha ahandi. Ndajya nkubaza ahantu habiri umbwire amahitamo yawe ese yaba ari ayahe? Umukinnyi Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi, kuri weho ninde ufana ninde wemera? Kuri njyewe mwaba ari abakinnyi nta numwe. Okay, twagiye muri politiki. Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahitamo wa prefera gutura nka hehe muriho? Nje natura muri Amerika nje. Okay, it's fine. Ni nk'uhe mujyi mwiza mu Rwanda ubona nk'icyitegererezo uba wumva waturamo kurenza indi yose? Njewe umujyi mbamo nk'isanzura ni umujyi wa Rubavu Igisenyi. Nta mujyi ndisanzura neza cyane. So tubwire byinshi kuri Rubavu, kuki ariho ukunda cyangwa niho mu rugo cyangwa ufite inshuti cyangwa niho n'abavandimwe bose baba? Rubavu ikintu makundira niba ariko menza ariko nahabaye igihe gitoya bituma rero misanzura neza cyane. Amakaritsiye yaho ndayakunda nyine tu. It's very fine. Ahantu ho kurelaxingira birumvikana. Weho mu Rwanda ni uwuhe muhanzi ufata nk'icyitegererezo mbese uvuga uti uriya ndamufana 100%? Umuhanzi njya mfana nuko ameze nk'aho yavuye mu kazi bamwita Riderman, Rider Zoko ariko Rusaki. Iminsi yadutayemo na album ari kumwe na Bulldog. Wigeze uyumva? Ndirimbo nabashije kuyikurikirana neza ariko izindi ngoma ze bandimo neza cyane. Ni nk'iyo ndirimbo muze wigeze wakunda za Riderman? So hari ndirimbo atangira ngo gwikamba ku ruhanga nabwo uri kugira umwami mu gihe udafite inama nabwo wakitwa umushumba. Witwa igiti gute nta mizina n'amashami, nacyo bivuze kuvuga igihe udafite abakumva. Of course. It seems like ushakuri n'umuraperi cyangwa nawe wifitiyemo imirongo yawe ku buryo wa kubitira abakunzi ba Perto TV show bakaba barimo baciringa muri aya masaha y'igicamunsi ndetse n'iyi season ya summer itangiye kuza. Nanjye mfite umurongo kuko niyo mfite indirimbo nuko ikiri muri studio nyine ariko iri muri gahunda yuko yakogwa. So twihuse dukubito freestyle yayo gatoya. Iratangira ngo ndi mu buryohe nahawe na Allah endi mada abareba hirya n'abareba hino
muhindukire muze murebe ndi mu buryohe umwana namubashije ati imbere yawe ubona ndi iki umwana n'amaseka menshi cyane ati nge mbona uri isi ati cyuragikoze dari muri iyi minsi mfite nza kugira misi uburyo uvuga nibisanzwe amajwi y'ababebi yose numva ari nka base umwana mwiza nkaho ufite buri kubona muri iyi minsi bujya ni nka chance ngaho ngirira vunkorera umuti dore nanjye byanze. Oh dada, respect. Muri music ukoresha irihe zina nk'umuhanzi nyarwanda? So hari izina abantu bakundaga kujya banyita umuntu akambona nambutse kuri skate agahita avuga turani isanzure. Rero naye mita niyita Galaxy. So risanzure nka ya matelefone ya Samsung Galaxy S kangahe. It is what it is. So ni ibintu byiza cyane byo kwishimirwa. Ese umuntu Swahabu mu bundi buzima busanzwe usibye skate ni ikihe kintu cy'umwihariko wiziho abantu batakuziho? So ikintu cy'umwihariko niziho abantu batanziho so ndumva ari ntacyo kuko ibintu byinshi nzi ndabigaragaza. Big time twanakomeje kandi ese umusore Swahabu ni ikihe kintu kindi uzi gukora gisa nk'umwuga usa nk'ukwinjiriza mu buzima bwawe bwa buri munsi? So reka nze mbigarukeho mbwire n'abantu bivuga ngo ndi imburamukoro buriya ngiye mfite akazi mbere y'uko nza muri siporo nabanza nkakora ako kazi umva ngiye nkora mu ruganda nkakora amandazi imigati amakeke ndetse n'amacapati buriya ngiye njya kuza muri siporo ako kazi ngasoje ariko bitewe n'ukuntu abantu babona nigwa muri siporo bavuga nyine ko nimburamukora ariko nkabihorera. Hagati yabo nyine hajyamo ikintu cy'urujijo bamwe bakava se umuntu yaba yigwa mwabira bintu akambara kuriya cyangwa se abatunzwe n'iki nyine nabo birabayobera ariko ngewe mfite akazi. So ndagushimiye cyane YouTube channel Perto TV Show hirya no hino mu Rwagasabo ndetse no hanze y'igihugu amacupa twarasimbuje agakawa twari turi kumwe n'umutumirwa wanyu wita Swahabu turi mu karere ka Karongi umurenge n'Urubengera. Respect ibindi bintu by'imyidagaduro hafi muraje mujye mubibona. Icyo twagusaba no gukora subscribe like share kuri channel yacu ndetse yanyu Perto TV Show nakagaruka. Ciao ciao.